ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mihanda abantu bacitse ururondogoro cyangwa abantu bacitse ururondogoro yewe bazamuwe amarangamutima n'umwana w'umukobwa witwa Uwamariya Leontine. Uyu mwana yabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu, yahize abandi bose mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Troncome. Byagenze bite? Niki cyabaye? Ubusanzwe ku munsi w'ejo tariki ya 20 ngo biraterwa n'igihe we waboneye cyangwa uboneye iki kiganiro, habayeho cyangwa hatangajwe amanota y'abanyeshuri ndetse ababaye indashyikirwa bahabwa ibihembo. Ababaye abambere muri Troncome cyangwa mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye babaye babiri, harimo umwe witwa harimo uyu Leontine yanganyije amanota n'uwitwa Isimbi. Uyu Leontine yiga kuri ISF, undi Inyamasheke, undi akiga muri Fawe Girls School. Wabonetse n'uyu nguyu muri Fawe Girls School, undi ntabwo yagaragaye. Nibyazamuye amarangamutima y'abantu benshi ndetse ubona yuko batangiye kwifatira ku gahanga iyi Ministeri y'Uburezi bayishinja icyo twakwita nk'uburangare. Ku munsi ariko kuri wa 21 uyu mukobwa yahamagajwe. Ndagira ngo tubanze tugaruke ku byatangajwe n'uyu mwana w'umukobwa, ariko tunarebe n'icyo Menedike yatangaje nyuma yo gutumizwa gahabwa ibihembo bye nawe. Ubundi turebe n'icyo abantu batandukanye bagiye bavuga kuri iyi ereri yabaye cyangwa kuri iyi kosa. Ubundi tunarebe n'uyu mukobwa ese ubusanzwe abaye wate, yatsinze ku kiye kigero. Wenda mbere yuko mbigarukaho, ari inkuru yatambutse ivuga yuko uyu mwana w'umukobwa byamubabaje kuba yaratsinze, yarabaye uwa mbere ariko ntamagazwe. Avuga yuko yari yiteguye ndetse yaranahari, ahubwo yatunguwe n'uburyo atahamagawe, agahamagarwa bamwe abandi bakabura. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu mwana w'umukobwa aratangaje cyane. Wenda reka tubanze turebe uburyo yatsinze. Usibye ndabona ari 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Usibye mu masomo agera ku 9, amasomo 5 yarayujuje 100%. Ubwo urumva ane yagiye agiramo 9 9 mwana muri physique ubona 99. Reka manze mbanyure muri aya manota yabonye. Uyu Uwamariya Leontine w'Inyamasheke, biology and health science yabonye 100%, azana grade ya A. Chemistry, chimie agiramo 100%, azana A. English agiramo 98, azana A. Entrepreneurship 98 naho afite A. Geography and environment afite 100, yazanye A. History and citizenship agiramo 100. Ubwo ni 100% barayipfutse, yarayipfukapfutse hose. Agiramo 100%, azana A. Kinyarwanda ahangaha niho yagize amanota makeya, agira 93, azana A. Niba ngo ni make utagira ngo ni make ko muteri, ni make ugereranyije nayo yabonye. Mathematics agira 100%, azana A. Physique agira 99, aburi nota rimwe. Uyu mwana ni ikimene. Ibaza umuntu muri physique wabuze nota rimwe kugira ngo yuzuze. Hose ni A nta B, guhera ku isomo rya mbere kugera ku rya 9. Uyu mwana ntabaho. Uyu mwana rero yababajwe cyane n'uburyo ki atahamagawe, nubwo uyu munsi yaje kuza kugira gute guhamagarwa. Abantu benshi bakibaza batubukoko bamubuze kuri telefone
ntibahamagara ku karere, akarere kagahamagara ku murenge, umurenge ugahamagara ku kagari, executive akajya kureba uwo mwana cyangwa akanavugisha mudugudu bakazana uwo mwana bakamujyana, cyane ko batari ibintu bitunguraniyeho, ko baba babiteguye ku munsi ujya kugera babimenye bazi uwa mbere n'uyu nguyu, bakanagira umwanya wo guhamagara abo bandi. Ariho abantu bahera bashinja ako tubigarukaho byose. Mbere yuko tugaruka ku nkuru yuko uyu munsi yatumijwe akaba yaje, kamanze mbabwire ibyari byatangajwe n'uyu mwana. Uyu mwana yari yatangaje yuko byamubabaje cyane, ngo ni nyuma yo gutangaza amanota y'abanyeshuri nyine kuko bakoze ibizamini bya leta, wa mwana w'umukobwa witwa Uwamariya Leontine Nicole ndi gukesha Sam Kabera, wabaye uwa mbere muri O level wigaga ku ishuri rya ISF muri Nyamasheke, ariko nyine ubwo ntaze kuza kugira ntaze kuza kugaragaraho abandi bari ku itariki wa 20 nyine ubwo bari no kubahemba. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje kuganira n'uyu munyamakuru agira ibyo amutangariza. Uyu mwana Leontine yavuze ko nta muntu n'umwe wigeze amubwira ko azaza i Kigali. Avuga ko yababajwe no kumva bavuga ko atarahagera kandi nta muntu wigeze amubwira. Abajijwe niba yari kuba yiteguye kuza i Kigali, yasubije ko igihe cyose iyo bamuhamagara ababyeyi be bari baniteguye kumuherekeza. Avuga ko yiyumvagamo kuzatsinda kuko yarazi ko yakoze neza ibizamini. Ababyeyi Leontine yifuzaga ko ababyeyi Mumbabarire nayo nsimbutse nabo bavuga ko bababajwe no kumva bavuga ko umwana wabo adahari ngo ahabwe ibihembo, ahabwa n'ibihembo n'abandi cyangwa ngo anifotozanye n'abayobozi nk'urwibutso. Leontine yifuzaga ko igihe cyose bazamuha ibihembo bye yazahabwa amahirwe agafatwa n'agafoto ari kumwe n'abayobozi muri Minisiteri nyine y'Uburezi, ngo biri mu byo yaharaniraga ariko bikaba bitagezweho. Ahangaha byari byamubabaje, mana yanjye biranumvikana. Ibaze ko yari afite inzozi zo kuzicara kuri iriya tebo, yaricaraga ubwo ndi kwimashina ukuntu byabaga bimeze kera. Yaricaraga mu rugo ari kureba wenda yiga nko mu wa mbere segonderi, mu wa kabiri gutyo uko bajyaga gutangaza amanota. Ndakeka yaricaraga akareba uburyo ababaye aba mbere bakiriwe, bagafata ifoto y'urwibutso ndetse bagahabwa n'ibihembo byabo, akabona ni ibintu nawe yifuza kuzageraho ndetse akigashyiramo n'imbaraga kugira ngo ibyo bintu azabashe kubigeraho. Gusa ikibabaje cyangwa icyamubabaje kikamushengura umutima ni uburyo ibyo bintu yarabibuze kandi yaranabigezeho. Yarabuze ayo mahirwe kandi icyo yasabwaga yari yakigezeho. Gusa reka dushima Imana yuko uyu munsi yagize ate, uyu munsi yahamagajwe ndetse akaba yahawe ibihembo ndetse agafata n'ifoto. Gusa icyo yahombye ntabwo yafatanye ifoto n'abagenzi be b'ibimene, twajyaga tubita ibimene, abana b'abahanga nyine, ntabwo iyo foto yayifatanye nabo, ariko uko biri yicaranye n'abayobozi iyo foto barayifata y'urwibutso. Amakuru angeraho aravuga yuko uyu mwana w'umukobwa n'ubusanzwe yari asanzwe ari umuhanga, kuko ubwo yarangizaga muri primaire, muri 6e primaire cyangwa mu wa gatandatu w'amashuri abanza, uyu mwana w'umukobwa ngo nabwo yaje muri batandatu ba mbere ku rwego rw'igihugu. Uyu mwana n'umuhanga, ntago ari ibintu byamugwiririye. Uyu mwana n'umuhanga, uyu mwana mu mwitege, umwana azakora ibintu bidasanzwe. Ariko uzi ko uyu mwana nabibabwiye nti uyu mwana mu masomo 9, amasomo 5 yose yarayafunze, arayafunga 100%. Amasomo 4 yonyine niyo atigeze agira 100%, ariko ayandi yose 9 usibye Ikinyarwanda nicyo cyonyine yagizemo 93. Physique hauzeho rimwe ngo nayo yifunge. Urazi ku mwana
wafunga physique. Uyu mwana akwiye indabo ze, uyu mwana agomba kwitabwaho ku rundi rwego. Uyu mwana ahubwo ngiye ndashaka no kumusura. Abantu bashyigikiye ngo tuzasura uyu mwana ni bande? Nimwigaragaze mugire n'icyo mukora, tujye gusura uyu mwana noneho tumuganirize birambuye. Ndishimye cyane. Rero kuri uyu mugoroba wo kwa 21 umunyamabanga wa leta ubwo ni muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere ari kumwe n'umuyobozi mukuru wa NESA Rwanda bashyikirije Leontine Uwamariya ibihembo nk'umunyeshuri wahize abandi mu bizamini bya leta bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Nubwo atabonetse mu birori nyirizina, ariko yahawe ibihembo yari yateganyirijwe birimo mudasobwa, amafaranga y'ishuri y'umwaka wose n'impamyabushobozi yishimwe. Leontine yaraherekejwe n'ababyeyi be ndetse n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Perfect. Ni ukuvuga ngo uyu mwana iyi foto azayibika ahantu kure. Uyu mwana iyi foto yigomba kujya muri CV. Abantu mwabaye iki? Ewe ndishimye pe. Buri muntu wese arishimye. Noneho ari ibitekerezo byinshi byari byatanzwe, ubona ko abantu bitabashimishije kukuba uyu mwana atari yabonetse aho hantu, atari yabonetse mu bandi ngo nabahabwe ibihembo. Ariko ubwo kuri iyi comment n'ubusanzwe ku byari byanditswe na Sam Kabera, aha Minisiteri hari icyo yabivuzeho, Minisiteri y'Uburezi aho yavuze ati Sam, aya makuru ni impuha, nta mpamvu nimwe yatuma adahamagarwa, ahubwo umurongo we ntiwabonetse, ubwo ntiwaciyemo, ibihembo bye azabihabwa igihe cyose azabonekera. Iyi ni Mineduc, Ministry of Education Rwanda niyo yatangaje ibi, ubwo igendeye ku byari byatangajwe na Minisiteri y'Uburezi, ndetse nayinenga kukuba ubwo yatangazaga umunyeshuri wabaye uwa mbere bakora post yavuze umwe, ahubwo bandi bavuze yuko Musonga Isimbi, student from Fawe Girls School in Gasabo district has been recognized as the best performing student in the 2025-2026 O-level. Congratulations. Anga bari kuvuga kuri uyu mwana wari wabonetse, kuko ni babiri, hari uwitwa Isimbi n'uyu nguyu Leontine Uwamariya. Aba bose banganyije amanota, bari kugenda n'abari kugenda n'icyatabonenge, ariko uyu mukobwa uyu Isimbi niwe niwe wari wabonetse anahabwa ibihembo, ndetse na Mineduc imuvuga nkawe wenyine. Ahangaha ntiyari yavuzemo Leontine kuri iyi post ndi kubona Sam yagaragaje. Ubwo rero bimwe mu bintu byazamuye amarangamutima y'abantu bavuga bati, mwabantu mwe muri Minisiteri mwakoze amakosa, ahubwo mujye mwemera amakosa mwagize mute, mujye mwemera amakosa mwakoze, kuko ntabwo habayeho gukurikirana neza uyu mwana w'umukobwa. Abandi batanze ibitekerezo n'abandi bantu basanzwe, usibye icyo Minisiteri yabivuzeho, aho hari uwitwa Panorama Media we yagize ati, niba koko atarahamagawe ibi ntibyaba ari byo, kuko niba byarabaye ihame ko bazagombye kuba baramushatse banyuze mu buyobozi bw'amashuri n'inzego z'ibanze. Ariko amwani ntabwo rwose, ntabwo ibintu byumvikana. Nta kuntu bavuga ngo uyu mwana ngo wamubuze subura directeur we w'ikigo cy'ishuri rye, wabuze nimero ya directeur w'ikigo cy'ishuri rye. Ese nimero ya directeur w'ikigo cy'ishuri rye wayibuze, wabuze nimero y'abayobozi b'inzego z'ibanze? Ko nanjye ntari umuyobozi, ndi ku rwego rwo kuba nashaka nimero y'umuyobozi wese hano mu Rwanda,
cyane cyane by'umwihariko bano mu nzego z'ibanze nkaba nayibona ndetse nkaba namuhamagara nkanamuvugisha. Ahangaho ni ikibazo cyane, biragoye. Abantu bagize uburangare ariko ntibashaka kwemera ko bagize uburangare. Ngo kandi yaba yakoze icyaha yari kuboneka byoroshye. Uyu witwa Shumbusho Theogene we yagize ati ngo kandi yaba yakoze icyaha yari kuboneka byoroshye. Ariko ni nabyo, yaza kuba yagize icyaha bari kumurarana. Witwa Gaspard we yagize ati bakurikirane neza, harimo na corruption. Koko se ntabwo ibingibi byo mbyemeye, ahubwo wenda ndemera uburangare no kutita ku bintu, ariko se corruption. Akomeza agira ati bashatse kwerekana uwo muri fawe gusa, none se ibindi bigo byo si bya Mineduc, ahubwo basanze ari uwo mu bakene kandi atishoboye niwe bari no gufasha. Nka Mineduc ntago bagasubije kuriya, biteye ikimwaro muri gusebya Rwanda yacu. Ibyo ni ibitekerezo by'uyu nguyu witwa Gaspard. Undi witwa Rukundo Prof wa Mate Senior 6. Prof wa Mate Senior 6. Ngase nimba baramubuze, babuze na nimero ya directeur cyandi navugaga, babura iya Dio, babura bura iya CEO, nawe abura iya gitifu w'akagari nawe abura iya mudugudu nawe abura iya mutwara sibo nawe abura ababyeyi be ngo abamenyesha. Ariko se koko izo protocole zarakozwe, abo bantu bose bacibwaho nimero zirabura, barabahamagara mu vizo zose ntibari ku murongo kugira ngo uyu mwana amenyeshwe amakuru, cyangwa habayeho ubunebwe? Iki kintu mwabantu mwe, ministeri kirabahama. Ntabwo nciye urubanza, ariko kirabahama pe, ntabwo mwashyizemo courage. Kuko iyo mubura inimero z'abayobozi be ku rwego rw'ishuri, directeur se, abayobozi b'amasomo se n'abandi, ntabwo mwari kubura ku murongo ab'inzego z'ibanze, ntabwo mwari kubabura. Ariko reka dushime uyu munsi n'akarere kamuherekeje. By the way, ndi kubona n'undi wagize uti witwa Leonce Nyirimana we yagize ati none se ISF na fawe urumva byumvikana kimwe bwana we? Nukuvuga ngo fawe ntacyo mvuze. Ni ibitekerezo byinshi byatanzwe, reka nze nsoreze kuri ibi. Witwa Manirakiza Claude ati murasetsa, uzatubaze neza ibyatubayeho turangiza segonderi muri 2013. Twagiye gukora ikizamini cya presidential scholarship ngo tuzajye kwiga muri Amerika. Baratubwira bati ni mutahe tuzabahamagara, ariko na n'ubu turacyategereje nibarabahamagara. Imyaka ishize 2013. Manirakiza Claude wararenganye kweri na bagenzi bawe. 2013 n'ubu muracyategereje ko babahamagara. Witwa Shyaka Jonas we ati birashoboka ko bashakaga kumwiba n'umwanya we, hari uwo muri Rwanda Coding Academy ngo we ahari wo muri Rwanda. Okay, cyane ko n'uyu mwana muri interview ye turaza kuyibashyiriraho, yasabye yuko rwose yazajya kwiga ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga akajya muri Rwanda Coding Academy. Nukuri uyu mwana bazabimuhe. Imana ishimwe cyane, kandi reka dushimire kwitanga abayobozi bagaragaje, dushime kuba bamwibutse ndetse bakamuha ibihembo bye, nibyo kwishimira cyane. Reka tubanze twumve iyi video y'uyu mwana ari kwitangira ubuhamya ndetse n'uburyo yashimishijwe n'uyu mwanya. Ndagaruka mu kanya ndi kubategurira n'andi makuru.
wigaga ku kigo kuri Institut Sainte Famille Nyamasheke. uyu munsi avuye ko hari ubuhamya Ndishimye cyane kuba nabashije kugira amanota meza nkaba narabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu. Nishimye cyane ntabwo nabona uko nabivuga. Leontine, wari watekerezaga ko ushobora kuba uwa mbere mu gihugu? Narabitekerezaga ariko ntabwo nari ndushaho 100%, narabitekerezaga gusa. Ubu rero amarangamutima yawe ni ayahe nyuma yo guhura n'abayobozi bakaguha n'ibihembo byawe nk'umunyeshuri wahize abandi mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye? Ndumva nishimye cyane kandi byampaye na motivasiyo ko n'ibirenzeho nabikora ku buryo nakomeza gukora cyane nkazagera no ku birenze ibingibi. ntabwo icyerekezo n'ingambamizi nyine kugira ngo umwanya uzana w'umuntu bampaye ikigo cya Rwanda Coding Academy. Abafite ingamba zo gukora cyane nkakomeza gukurikiza inama z'abazaba bari kunyigisha, abayobozi n'abandi bazaba bandi hafi, abavandimwe n'inshuti, nagakomeza no gusenga cyane. ibanga ryose ryahuye no gusenga Imana ikagufasha, ubwo gusenga akajya ku muntu abanga no gukora ugasenga ukanakora, ni gukora cyane ugakora buri kintu cyose ukagikora mu gihe cyacyo. Leonti, wumva ushaka kuba iki? Mba nshaka kuzaba nk'umuporogaramu wa computer. Ni ukuvuga ngo ishuri baguhaye bijyanye n'inzozi zawe? Yego. Wakoze? Murakoze.